My mom picked 3 girls to love me. Iyi niyo nkuru tugiye kuvuga muri uyu mwanya. Ngenda cyari wa muhungu wanyu Jenkins. Ngarutse muri ya saa yacu tugomba kuvuga ku bijyanye n'amarangamutima tukayakoraho kandi tukayeza. Inkuru yacu rero dutangiranye igipangu cyiza cyane, urugo rwiza rwo mu bakire, ni ibirahure gusa mo hagati hari jardin nziza hamwe na piscine urebeye hejuru harasa ubururu pe, ubururu n'icyatsi n'ibirahure. Ni urugo rw'inzozi twese twifuza kubamo. Turamanutse tugeze ku bakobwa. Imbere yabo hari umumama wicaye, n'inyuma yaho hari umusore mwiza cyane wambaye amarinete. Abakobwa bari imbere y'umumama, bose baramwitegeye uko ari 5. Umukobwa yambaye agakanzu ka orange, ni umuzungu, imisatsi y'umukara, iminwa yayitukuje rwose, yakoze make-up nziza. Ubundi yambaye ikanzu y'umutuku, bahagaze nk'abamisi, ikanzu idafite udushumi tugera ku ntugu, ntago nzi ukuntu izo bazita, mwambwira mwebwe. Imisatsi si umweru, si shokora, ni hagati aho ngaho, ni igitaka, nawe iminwa iratukura. N'abakobwa beza cyane b'abamodo pe. Ese bari hano bakora iki imbere y'iyo mumama? Reka dukomeze inkuru yacu. Umukobwa umwe ateye intambwe agana ahantu hari akabaho bashyizemo umwenge. Uyu mwenge ni uw'iki? Umukobwa arakomeje, aragiye kwa ako kabaho, arangije abaye nk'uwunama, arunamye acengezamo ikibuno muri ako kenge. Aka kenge gashobora kuba karimo karapima mezire z'ikibuno cy'abakobwa. Yego, ko umukobwa agiyemo acengezamo ikibuno, ahise avamo, ahita ajya ku ruhande rwo hirya. Ubundi wa kabiri araje, ashyizemo ikibuno. Ariko ndabona wa musore mwiza wegereye umukecuru inyuma yiwe w'ibogari kabisa, arabeje indimi ku mukobwa wa kabiri. Umukecuru arimo aravuga ngo next, agakurikizaho undi. Uwari ugezweho ahise agira amashyushyu, ahita abuza uwari ugiye kujya hati reka njye hariko, ahita amutanga ajyaho. Umukecuru aramwenyura ati you are staying, aramubwira ati wowe uragumamo. Arimo aratoranya, nibyo navugaga. Hari umukobwa wundi utifitiye icyizere rwose, umuturage, imisatsi yiwe ntabwo ikoze neza, nta make-up yakoze, yambaye agakanzu kari simple koroheje, afite n'ubwoba kandi nta confidence yifitiye. Niwe uri inyuma y'abandi. Abandi bari kujya muri ka kazeru bagakora niba ari udukoryo. Umukecuru akarebana n'umusore wiwe, bakishima cyangwa bakahakana, akanyuzamo akarongo, afite amafoto yabo n'amazina, agahita avivura cyangwa akanyuzamo umurongo. Abakobwa bose barasoje, na wa wundi avuyeho we nta kintu kidasanzwe akoze. Buri wese yajyagaho akimwaringa, akerekana nyine, akasa nk'uri kunyonga ikibuno, ari kureshya umukecuru n'uyu musore. Ubundi waragiye acyaho, ahita avaho, mbese ubona na gahunda afite. Niba ari n'irushanwa raritsindwa pe. Umukecuru ati so, umukecuru mwiza nawe, imisatsi y'umweru n'umublondi, yambaye ikanzu y'umutuku, ariko ni ikote, ni ikanzu icyarimwe, ni imyenda ihenze y'abakire pe. Umusore we yambaye imikara hose, yarateruye, ariko yambaye umupira uciye amaboko, yambaye na fime. Umukecuru arangije ati so Mary, ahamagara Mary, Lisa and Gabi, muragumamo, abandi bose you are free to go. Abandi bose barabasezereye, hagumyemo 3 bonyine. Igitangaje, Lisa ashobora kuba ari agasaza ati goodbye losers, abandi bagiye nyine bavuyemo.
hasigaye abakobwa babiri beza n'umukobwa w'umuturage. Sinzi icyo uyu mukobwa w'umuturage bamugumishirijemo rwose, sinzi icyo bakurikizaga. Umukecuru ati well, batatu muri mwebwe ni mwebwe mwahiswemo, mwatsindiye umutima w'umuhungu wanjye. Umukobwa umwe aritangurira muti ahubwo se niyihe next step, niyihe ntambwe ikurikira? Umukecuru ati iroroshye, nkeneye umwuzukuru. Abakobwa bati wow. Umukecuru ati uwo ari we wese uri buze gutwita, uri buze guterwa inda n'umuhungu wanjye bwa mbere, niwe uri buze kuba umugore we. Wa mukobwa yarise ati well, kuri uyu muhungu mwiza gutya biraza kuba ari iby'agaciro pe. Wa muhungu nawe ahita yimwaringa, nyine afata agafoto arimurika, ahita akura mu turinete gatoya, barebera mu turinete hejuru, yongera yigekaho yasubizaho. Ni byiza cyane kabisa. Umukecuru ati calm down, abwira abakobwa babiri bashyuhagujwe, hari undi utari kuvuga hano reka. Uyu nguyu ntabwo ari umuhungu wanjye. Umukecuru niko ahise abasubiza ngo uyu ni bodyguard w'umuhungu wanjye. Umukecuru atahamagara umuhungu we hirya yitwa Austin. Austin honey, ngwino uvuge hi, ubwire hi, ubwire abakobwa hi. Abakobwa barimo baraseka, umwe arahumirije, yazamuye umwuka ntari kuwurekura, ubundi yifashe mu kiganza, arimo arakina n'intoki nyine yazunguza areba hirya hino afite amashyushyu. Umukobwa hari undi mukobwa utabyitayeho hano rwose, we utabyitayeho na gatoya. Austin araza, Austin abaje mu kagare, ikigaragara nuko afite ubumuga bwo kutagenda. Abakobwa bacitse intege koko. Austin ati hello girls, abasuhuza abakobwa. Umukecuru abwira umuhungu we Austin, abwira abakobwa ari kureba na Austin ati Austin araza kubategereza mu cyumba cyiwe. Austin ahita yikatira igare ryiwe, ahita ajya mu cyumba. Umukecuru ati ninde uri buze kujya kumusangayo bwa mbere? Riza aritanguranwa ati njyewe. Ati as long as ari umuhungu w'umubakire, ntago nitaye kuba agendera mu kagare. Ari kubivuga hirya koko. Ewana ahise agenda amadaringa rwose, yinjiye mu cyumba ahantu Austin ari, araza ahita afata pose. Ewana uyu mukobwa afite swaga nyinshi cyane. Arangije ahita amubwira ati reka dukore umwana wawe. Ari kubwira Austin. Austin ari shy, aricaye yafatanyije amaguru, yicaye nk'umuntu rwose uri mu rusengero. Riza araza atangira kumwihumuriza, atangira kumukora ku bipesi agiye gufungura. Austin ko bari bamubwiye ati reka nze dukore umwana wawe. Umukecuru Riza ahita avuga ngo, Austin ahita avuga ngo ntago ari uwanjye, ni uwacu. Urumva yaramukosoye, yaravuze ngo reka dukore umwana wawe. We yaje kuri no misiyo, ari kuvuga uti ni mu rugo rwo mu bakire. Urumva ntiyanabyitayeho, nubwo yari yiteze ko umuhungu ari bogari yaje agendera mu kagare, ariko aravuze uti as long as ari uwo mu bakire nta kibazo. Araje bagiye mu cyumba, aje rero avuga uti ngomba kumubyarira ntacyo bintwaye. Araje nyine ahise atangira kumukarisa, atangira kumwihumuriza ahantu hose, ku maso, ku matama, ku misatsi, mu ijosi. Intoki ziwe atangira gufungura ibipesu, atangiye gukora ku gipesu cya mbere. Austin niwe wahise amubwira uti hoya, ntabwo ari umwana wanjye, ni umwana wacu. Ubwo aramukosoye, ahita anamukuraho akaboko ko yari atangiye gufungura ishati. Riza asa nk'uwikanga ati okay. Agiye kumusoma nanone,
Austin ahita avuga, witeguye guhindurira umwana pampa, kumwonsa? ari kumuha lisite nyine y'inshingano z'umumama ku mwana, kuko arabona n'ibyuki nyine ntabwo bishobora kuba byabyiteza. Lisa ahita amusubiza, none se urashaka ko tubivugaho muri aka kanya? ahita yongera atangira gufata udutoki twiwe, afata udutoki twawe umukobwa atangire atukoze, ahere ku kiganza cy'umuhungu, arimo arazamura ku kuboko, arazamura gake gake, azamura. Umuhungu yambaye ishati, urumva n'ishati agiye kuyizamura gake gakeya, arimo arasidisinga umuhungu bishobora kuba hari ukuntu biri kumukoraho, ari guhekenya amenyo ashinyiriza ariko ariseriye cyane koko. Agiye kumusoma, Austin areba hirya, ndagira ngo unyumve, wumve uburenganzira n'inshingano byivanze muri kino gikorwa turi gukora. Liza ati, waretse tukabitekerezaho nyuma, okay? Austin ahita arakara ati, nsohokera mu cyumba. Liza ati, but. Austin ati, now. N'uburakari. Liza ahita yikubita, arasohoka, reba uri kugenda, ugahita ushitinga umuntu uzamura amaboko ati, genda. Arisohokera. Asohotse, ahita azasanga abakobwa bandi babiri bicaye hanze, bari bicaye ku ntebe, wa bodyguard arahagaze, bahagaze iruhande, ahita azamwizengurutsaho, amufata ku rutugu ati, ntago nizeye neza ko bino bintu biri ku making sense, biri kumvikana ko mwebwe mwakinjira hariya mo imbere. Mbese ariko atangiye kubaca intege. Hari undi mukobwa nawe wisireye kabisa, wahise ahaguruka aramubwira ati, ahubwo se njyewe nkufitiye surprise, ntajyayo kanze nkwereke, reka manze nitegure. Yazanye udusutiya twa gold dufite amabara ya zahabu n'agakanzu, aragiye arahinduye, nawe afite courage nyinshi, ahita yinjira. Kugira yinjire mu cyumba cya Austin hari hirido, ahita mbere yuko yinjira ahita yinjiza telefone n'akaboko, nyine nibyo bintu bise bibanza kugaragara amarido mbere yuko yinjira. Ari kuzunguza agatelefone, harimo akananga, harimo akabiti, akaziki nyine abantu bari mu cyumba, akaziki ndumva nyine kaba gakenewe. Ahise akura hirido. Umukobwa aje arimo arabyina za mbyino siza abahindera cyane abarabu, kora agakanzu yambaye nyine na karataratse, ntago ari akamini, ni ukwizunguza akakizunguza, aramubyinira. Ariko nyine papasi yiwe ahise apfukama hariya hagati y'amaguru kwa Austin, agiye kuri lisani. Austin ati, ahita ashyiramo pose ku ndirimbo ati, stop. Umukobwa ati, ntago wabikunze se? Ahita yongera arambura akaboko abyina. Austin ati, no, ntago ari byo ndi gushaka kuvuga. Ndi kuvuga wowe uri mwiza cyane. Umukobwa ati, merci, aramushimira, arimo no kwirya. Umutipe ati, ibintu byose rero biri munsi iyo hano mu rukenyerero. Aravuga ati, ibintu byose biri munsi y'urukenyerero rwanjye ntago bikora. Umukobwa ati, none se kubera iki mama yadusabye ibi byose? Nyine urabona ibintu byose twakoze kandi munsi y'urukenyerero rwawe hadakora. Austin ati, yego, ntago azi ko ntashobora kumuha umwuzukuru.
noneho umukobwa ati ariko maybe nshobora kuba nakuzura nyuma y'ibyo byose. Mbese ari kumubwira ko we hari ubundi buhanga ubwo yifitiye bwatuma hakora, ko umuhungu no mu bakirerega bagomba kumutsindira. Umukobwa Austin Mutipe ati umva, ahari wenda wagenda. Umukobwa ahita ahaguruka, atari no kumureba ahita amwaka telefone ye. Austin telefone yawe akira. Umukobwa ahita asohoka ati umukobwa asohotse ahura na mama Austin. Mama Austin arimo arazenguruka, abandi bo baricara. Umukobwa ahita abwira umukecuru ati ibintu byakoze rwose. Bose barimo gusohoka bavuga ko byakoze. Ahita abwira wa mukobwa w'umujangweri wundi ati nawe wabikora sibyo? Umukecuru nawe arangije abwira umukobwa ati umuhungu wanjye ntabwo akunda gutegereza. Umukobwa uyu we ntari no kubyiyumvamo rwose. Sinzi impamvu, wasanga hari akabanga yifitiye nyine azi ko abantu bigira badanje n'undi baba batazi akazi kose. Sinzi ko arahagurutse aragiye arinjira, asanga Austin yavuye no muri modo rwose, arimo kwirebera hanze mu birahure areba muri jaride. Asa nkaho yari yabivuyemo ko umukobwa arinjiye. Amaze kwinjira ati oh well, haje uwundi. Ahita aza asunika akagara amusanga. Okay, ngwino nawe. Umukobwa atera intambwe yamwegera, aricara. Nta kintu ari kuvuga, warakonje aratuje nk'abandi. Ategereje akanya gatoya, ahise atangira kumukorakora ku kuboko, aramukorakoye ariko biranze, nta kintu akoze pe. Ati sorry. Ahita ava muri mode ariruhutse. Umukobwa urabona ibintu arimo ntabwo abizi. Ati mbabarira sinshobora. Ari kubwira Austin ati habaye iki? Umukobwa ati ibi ngibi ntabwo nabishakaga. Ibi ntabwo nashakaga kubikora. Ni ukuri sinashaka kubikora, mbabarira. Arimo kwiyesikiza kuri Austin. Austin ahita amubwira ati none se kubera iki waje muri competition mama yateguye? Umukobwa azunguza umutwe, afite amarangamutima yazamutse nyine, urumva arona afite agahinda ku maso. Umukobwa ahita abwira Austin ati impamvu naje muri competition mama wawe ntabwo nari mfite amahitamo. Nari ndimo gukangwa na deportation, kwa kundi uba mu gihugu cy'abandi utabifitiye uburenganzira, noneho leta ikajya kwiruka ishaka kugusubiza mu gihugu cy'iwanyu. Nicyo cyari gihangayikishije umukobwa kuba yaraje muri no mariage, muri no competition yo guhanganira n'umuhungu. Urabizi, umukobwa ari kuvuga, gukora ubukwe bwari bwo buryo bwo kugira ngo nzabone impapuro zo gutuma nkomeza kuba hano. Ariko n'ubundi ntago niteguye gukora ibi ngibi pe. Ni impamvu, iyo niyo mpamvu yonyine. Ndagukunze kubera ko uguma ku kuri n'amahame yawe. Austin yese akunda rwose uyu mukobwa ko avugishije ukuri, ukuntu yamubonaga akurikije ukuntu yabonye abandi. Uyu muhungu nawe ashobora kuba ari inyangamugayo. Arangije yitegereza umukobwa, aranyonga akagara, aramwegera ati ntugire ubwoba, ntugire ikibazo. Ntabwo ndibuze kuguforosa kugira ngo ugire ikintu na kimwe ukora. Ushatse wakisohokera. Amwereka amarembo yanyura amasohoka. Umukobwa ari kureba hasi n'amasoni, agakanzu kiwe mu mabere arangije akashyiraho neza. Abakobwa hanze yasohotse ati
birakomeye. Barangije bararebana baramubwira uti biragoye kudukurikira twebwe rega. Bari gushaka kuvuga ko bo bazi kubikora neza kandi nyine urabizi barimo no kwishyira nta kintu bakoze. N'aba expert. Umukecuru ari inyuma yabo, mama Austin, uko ari batatu bose barasoje. Arangije ati bakobwa, arabahamagara. Bari batangiye gufata utwo kunywa, ubundi yarari kwirira ka biswi k'uduti karekare, ubundi nubwo agisohoka arahagaze. Umukecuru barabahamagaye ati ibyari ibyo tuzahure mu mezi 9. Abakobwa nyine barabyumva, umukecuru ahita yigendera. Rero tugaruke nyuma y'amezi 9. Amezi 9 arangiye, urugo rwiza rwose, tugarutse kuri rwa rugo rusa neza, akapisine. Abenjeniyeri n'abadizayina pe, uru rugo ni rwiza cyane. Nyuma y'amezi 9 ruracyari rwa rundi. B'abakobwa babiri baratwise, b'abakobwa babiri b'abasileyi baratwise pe. Wundi amezi 9 araje rwose, mu nda haracyari 0. Umukecuru araha imbere yabo, bodyguard ari inyuma y'umukecuru, umuhungu we Austin nawe noneho mu kagare ari imbere yabo arimo kubareba nawe. Umukecuru afite agafayere mu ntoki kamufasha gutuma yandika ahagaze. Umukecuru arangije ati ndabona bamwe muri mwebwe baragerageje gutwita. Umukecuru yishimye rwose arimo araseka, ahita arakara. Yaravuze ko yishimiye ko bagerageje gutwita, ahise arakara ati ariko njyewe ntabwo nkunda ibinyoma. Umukecuru arakara, afashe bike ahita ajomba ku nda y'umwe wabyinaga nk'abahinde, ajombye ku nda yiwe iraturika, arimo igipirizo. Nawe arikanga ati genda. Umukecuru ari guhekenya n'amenyo, yarakaye cyane, bari bamukinnye. Genda, umukobwa ahita agenda. Liza arangije ati inda yanjye ni iya nyayo, wayikoraho utayijombye. Umukecuru ahita aseka ati wowe ndabizi, humura, ndabyizeye pe uko wagerageje kuba watwara mu nda umwana mwiza. Beautiful baby. Yego, ariko ntabwo ari uwo mwana wanjye. Nanone ahita akunja isura. Liza ati what? Ahita atangira gukorwa n'isoni. Austin nawe arababara, asa nk'uzunguje umutwe areba hasi. Liza ati ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri rwose, nk'umubyeyi utwite disi fresheri zavuyeho ariko karacyari keza. Ati ibyo ntabwo ari ukuri. Noneho umukecuru ati ni gute wasobanura bino? Umukecuru ari kubaza Liza. Ahita afata telefone yiwe, ahita amwereka amafoto arimo arasomana na wa mu bodyguard. Bigaragara ko ubwo bashaka gusobanura ko iyi ndari yawo bodyguard. Bodyguard ni gentleman kabisa, wateruye ibyuma, umutipe mwiza. Rero dufite amafoto hano, rero arimo arasomana na Liza. Umukecuru ashaka kuba atoroshye, afite abantu bamureberera pe, afite amafoto muri telefone arimo arayereka Liza. Liza areba hirya, habura hakwirwa. Bodyguard nawe habura hakwirwa. Umukecuru ati nzohokera mu nzu, ntabwo ukwiriye umuhungu wanjye. Nuko ahise abwira Liza. Liza nawe ntacyo arengejeho, ahita yigendera. Umukecuru ahita ahindukira ati by the way, areba bodyguard.
bodyguard agiye kuvuga ati umukecuru ati urirukanwa, ahita agenda nawe ntacyo yarenzaho. Tuhita tuza kuri wa mukobwa w'umuturage, umukecuru amwegereye nta n'ikintu aravuga. Umukobwa yambariye agakanzu rwose nk'ak'abakozi bo mu rugo n'udukweto dufunze, umusatsi wiwe inyuma yawe uzinzemo igituta kimwe. Ati okay, nanjye reka ngende, ariko bwira umukecuru. Umukecuru nta kintu aravuga. Wa musore Austin ahita akurura akagare, ahita yegera umukobwa. Umukobwa ati naratsinzwe ku byo mwadusabye byose, ntago nagerageje gutwita njyewe. Austin ati wait, uretse gato, ukuri ni mama wanjye yari azi ko ntashobora kubyara. Umukecuru ati ariko ni wowe utaragerageje kudutenguha. Austin ati ntago mbizi niba umubano wacu wazagenda neza, ariko ndagusezeranya nzakora ibishoboka byose nshoboye menye neza ko utazaba deported, batazasubizwa mu gihugu yaje aturukamo. Umukecuru areba umuhungu we Austin ati tuzafatanya, ntago ari we wenyine. Bareba umukobwa araseka, aramwenyura, ariruhutsa, arishima. Inkuru yacu irangirira aho ngaho. Ese we wadukurikiye kugeza aha ngaha irangiye, iyi nkuru ikwigishije iki? Wumvisemo iki? Wiyumvise gute? Ndagira ngo umanuke aho ngaho muri komenti ugire ikintu utubwira, usige icyo gikumwe cy'isa umweru. Naho ngenda cyane umuhungu wanyu Jenkins, inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.